abe niba uhari wamba bari ukagaruka no TikTok kuri njyewe umuntu witwa Yampano akwiriye ibirenze gufungwa kubera iki njyewe cyane ndahita ngaruka kuri ya video ya trendinze ari kumwe n'uriya mukobwa bari kuyigugira ibyo bisayidira ibintu nk'ibyo. Hari akantu umukobwa yamubwiye muri iyo video ndakibuka narakumvishe yaravuze ngo iyi video iramutse igiye hanze nabibwira ababyeyi nababwira iki. Donc ubona kuri ya mukobwa yarameze nk'urimo kubikoreshwa ku ngufu. Ubwo ndagaruka kubyo gufata video kubyiri ya video. Donc ubona ko ari ibintu yarari marahatwa kubikora ku ngufu. Okay, asanzwe afite wenda uburyo kibavugana, asanzwe afite uburyo kibabanye, asanzwe afite uburyo cyasanga mutera ubwoba. Umukobwa aravuga ati nabigenza gute. So ariyo mpamvu navuze ngo ngewe ya Mpano ibintu byabaye ngaho soza. Ikintu nababwira ni kimwe mani, abanyarwanda, urubyiruko, ababyeyi, abamama, nimudahaguruka ngo wa mungani murwanire uriya mukobwa bizarangira yiyahuye we nawe Yampano bazitwikira mu nzu bapfe. Nicyo kintu gisigaye ribu nidahaguruka ngifunge Yampano azave muri gereza afite ubwenge nago yuzuye mu mutwe. Buri munsi ndabibabwira ngo ni ikigoryi mukanseka. Uriya muhungu mubona ari muzima ubundi. Umuntu muzima ajya gukora ibintu agashyiraho kamera ubugira ngo urebe ikisi. Ko utazi no gukora n'ibintu ko uri imbo abaze gukora iki abo egera abatoni bakwigisha abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. None uriya ahora kubitwa buri munsi yabuze abahungu bamukunda ku byo yihambira ku muntu muri aho umusiza. Ari indabyo ziyazimira udusimba murazizi, indabyo ziyazirya udusimba urazizi. Uramuturu ururabo waba ururabo rumira abantu buntu nareke Yampano nimbo nanjye naretse kanyina ariko ubwo baruhereza akantu kanyina ubwo ngura akarabo ubu Jackie nawe na akarabo. Tuvuge ko mu bahungu bose bari kwisi Yampano niwe mwiza. Ubu ngubu urakarabo komeza tuvuge n'urugero nimba nararetse Stone nta mukobwa wa kwisi wakunze nkanjye bro, nta numwe bro. Nimukaza muza kwigira bambirikanye hano muza kubeshya nta rukundo mugira ngiye nahuye n'urukundo sawa karabo mwigana n'urukundo turagigirana n'urukundo mwari cyo nshoboye ngo urukundo ndugumane mani bigira naho umutipe mugurira igipangu cya $30,000 muri kumva. Ibyo bivaho mfungura akabari ka $10,000 kugira ngo mwereke ko mukunda. Umwenda Davido yambaye mushyashya cya Diamond nta umuhungu mu Rwanda wambaraga sibye Stone. Hanyuma turi kumwe imyaka 4 yose turi kumwe ambabariza umutima ntacyo namuhaye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko urukundo rwa Yampano na Vava Ribu nitarwinjiramo reka ndangize ngo uretse gato mbere yuko uwo witwiba wikugira mbirikanye ngo wigire umuntu mwiza wowe ntiwafashe uriya mwana ukamwicira ubuzima ukamuvana mu ishuri umuruta ukavana Stone mu ishuri ukamugira imbwa y'amasaha ayabona akazi. Twahuriye imihanda mansura mu kabari sheri twahuriye uriya mwana amuvanye mu ishuri akiri muri segonderi ukamurongora akiri muto reka kwigira mbirikanye nawe urumva ubu Stone ari kuzavamo minisitiri w'ejo hazaza mutapiga uramurongora umuha imyenda yawe abyuka mu gitondo yambaye yumva igitsina ukuntu kiryoha shura ararita ngaho soza. Ikintu nababwira ni kimwe mani, abanyarwanda, urubyiruko, ababyeyi, abamama, nimudahaguruka ngo wa mungani murwanire uriya mukobwa bizarangira yiyahuye we nawe Yampano bazitwikira mu nzu bapfe.
nicyo kintu gisigaye ribu nidahaguruka ngo ifunge y'amano azave muri gereza afite ubwenge ntabwo yuzuye mu mutwe buri munsi ndabibabwira ngo ni ikigoryi mukanseka uriya muhungu mubona ari muzima ubundi umuntu muzima ajya gukora ibintu agashyiraho kamera ubugira ngo urebe ikisi ko utazi no gukora n'ibintu ko uri imbo abazi gukora iki egera abatoni bakwigisha wibagiwe yuko pasiteri ari hano ariko Jessica Mungwangu umumanuye Mungwangu Jessica turamurangije nyine garabona bagomba gutanga igitekerezo cyo igitekerezo cye kamende Erega pasiteri nyine kuri pasiteri y'ikinyejana oya ibi ntabwo ngomba kubyicara muri ibyo Jessica ari kuvuga Jessica nsaba imbabazi kandi Pastor ntabwo nari nzi ko hari n'ukuri nari nzi ko wagiye urumva mutapinge screen okay twagiye mbabarire rwose mbabarire rega waje imihanda ugomba guhura nayo wihangane oya yitwa Mbirikanye okay none ngo dushoje dute tuvuga ko abakobwa bari ahangaha bagomba kujya kwita kuri vava dore cyane Faxman hasi ngo yavana kiyakwira ibirenze gufungwa rwose arabeshya ariko abantu bahanye bo bambirikanye none ubwo ngubwo ibi ngibi tubyita iki wamwumvishe mushuti wawe Tony ahangaha ngo ngiye kumubona ngo ngiye kumubona basugiye kubona Yesu Kristo agiye kubikiza uzakore ibintu bitazagukoresha icyaha gusa batagufunga yego pastor kuvuga ngo abakobwa bari hano ngo tuve hafi turabyumva twagiye tukiri aho ngaho abanyarwandakazi ndumva ari ibyo oya ariko hari ikintu tutari twarangiza ikintu cya terapi bavuze bagomba kumutwara muri terapi ndeba rimwe ukuntu ari mwiza bro natagira terapi rwose akeneye terapi akeneye terapiste kabisa ndeba rimwe ukuntu ari mwiza bro Godfa akeneye ahantu ho kujya gatuza guys twebwe ntago tuzigera twemera ko amafuti ashigikirwa never kabisa never ntago wowe wa mukobwa uri ahanga baramutse bashize buncence yawe hanze wakwishima basa ngo buki bashize buncence hanze erega Godfa pastor ujye umenya ko ari umujama n'uw'inyamirambo ntugire ngo buncence grave baramutse bafashe igitsina cyawe zinda gato Faxman baramutse bafashe igitsina cyawe bakagishyira hanze uri umukobwa mwaje ndebera cyafingo pastor buncence pastor ntabwo nari mbizi ko byitwa buncence join ngo ni buncence join pastor cyakoze kambwiza ukuri Imana yakugiriye neza gushuma oya ndashaka kubaza Faxman ufite mushiki wawe ukumva ubwambure bwe buri hanze sibyo ngewe pastor hari comment nari nshizemo numvishe niba uhari wamba bari ukagaruka kuri njyewe umuntu witwa Yampano akwiriye ibirenze gufungwa kubera iki njyewe cyane ndahita ngaruka kuri ya video ya trendinze ari kumwe n'uriya mukobwa bari kuyugugira ibyo bisayigira ibintu nk'ibyo hari akantu umukobwa yamubwiye muri iyo video ndakibuka narakumvishe yaravuze ngo iyi video iramutse igiye hanze ababyeyi nababwira iki donc ubona kuriya mukobwa yarameze nk'urimo kubikoreshwa ku ngufu ubwo ndagaruka ku byo gufata video kubyiriya video donc ubona ko ari ibintu yari arimo arahatwa ku
kubikora ku ngufu. Okay, asanzwe afite wenda uburyo ki bavugana, asanzwe afite uburyo ki babanye, asanzwe afite uburyo ki asanga amutera ubwoba, umukobwa aravuga ati nabigenza gute. So ariyo mpamvu navuze ngo ngewe ya mpano ibintu byabaye, video yifashe ntago ndi batindire n'amasegonda nk'atanu ndabasoje kwifata video. Iyo video igafungisha abantu 5, ibyo ngibyo rwose ntago ndi bigarukeho. Iriya video ikimara kujya hanze, ya mpano yamwigishije iki? Ni irihe somo yavanye? Njyewe nasanze umva Faxman, ari nayo mpamvu njyewe mu biganiro nakoze abantu benshi twanabipfuye, naravugaga ngo aho kugira ngo mfunge Jihad nabo bari kumwe, mbere yuko mbafunga nabanza nkajyana ya mpano. Kubera iki? Kubera iyi mpamvu ya mpano ni indorerwamo. Hari abana bamwizereramo, hari abana bari ku ishuri bumva akeneye kuzaba nka Wami, hari urubyiruko ruri gukura rwumva rukeneye kuba ubuzima nk'ubwa ya mpano. Iyo ufashe uwo muntu wakoze ibiteye isoni akabyifata ubwe ku giti cye, bikajya hanze ntunamenye uburyo ki byagiye hanze, kuko no twatekerezaga ari iriya video wayishyize hanze yari Pazomani, twasanze ari umwere. Why not yaba atari na ya mpano wabikoze? Kabiri, ya mpano impamvu ari mayeri cyane n'uyu munsi, ya mpano umuntu we wa hafi bari kumwe ni Pazo, ejo bari bajyanye ku mazi kandi niwe yashinje kumushyira hanze. Yego, oya, noneho reka nkwereke uburyo ya mpano ari mayeri macanga. Arabibonye ibyo yakoreye uriya mukobwa, arabizi ibyo yakoze, afata urupapuro n'ikaramu ari Rubavu yandika imbabazi. Oya, imbabazi turabizi ukuntu bigenda. Baransoze Godfa, baransoze. Ntabwo ndi butindire w'umurane w'amavu, navuze ibintu bikeya, ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi. Niba tuzi uburyo ki iyo umuntu yatanze ikirego, tuzi n'uburyo bigenda kugira ngo imbabazi zitangwe. Yafashe ruriya rupapuro arujyana kwa noteri, bateraho kashe ko yatanze imbabazi. Byibura bizafashe mu rukiko mu isomwa ry'urubanza. Thank you so much Kamishi. Byibura bizafashe umucamanza byerekane yuko yatanze imbabazi zivuye ku mutima, ahubwo byari ibintu bya nyirarureshwa. Nkeneye amahoro, nkeneye kuba ubuzima bwiza, hari ibihe tubamo by'ubusinzi, ubusambanyi, gufata ibyemezo bitafatika, kubera ko ari kwibona ko ari kujya muri gereza, amere nk'urimo urakinga abaturage igitambaro mu maso. Abantu bahugire kuri za mbabazi yahaye ba Jihad z'uburyarya zo kwiyererutsa. Ari byo bintu tureba, abantu ntibite ku byakoreye umukobwa. Ari nayo mpamvu navuze ngo ngewe ntitaye ku byabaye, ntago mbizi, ntago barashyira itangazo hanze, ariko uwitwa ya mpano akwiriye ikirenze gufungwa. Murakoze. ariko njye nasanze kabisa abantu bakeneye amasengesho. Okay, banyarwandakazi, isengesho Prince